hari igihe umuntu wahoze ari umukunzi wawe ashobora kongera kwandikira nyuma y'amezi menshi cyangwa imyaka myinshi mutavugana, akakohereza ubutumwa bugufi bugira buti uraho umeze ute, cyangwa ati ndacyakwibuka. Iyo message ikigera kuri telefone yawe umutima ushobora guhita uhinduka, ushobora no kwishima, ushobora kugira ubwoba, ushobora no kurakara. Hari n'igihe umuntu atangira no kwibaza ati kuki bundi anyandikiye, ese arashaka ko dusubirana, ese ndamusubiza cyangwa ndamureka. Niba nawe byarakubayeho cyangwa ushobora kuzahura nabyo mu rukundo, iyi video birakureba. Uyu munsi tugiye kuganira kuki ugomba kuvuga iyo uwo mwahoze mukundana akwandikiye, ndetse n'amakosa ugomba kwirinda kugira ngo utazisanga usubiye mu bibazo byakubayeho mbere. Ngiye nyita Sylvain, iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura Love Tis. Kanda subscribe ikindi uribiye iyi video kugeza ku musozo, ndakugira inama ubundi ukande subscribe. Mbere na mbere ugomba kumenya ikintu kimwe gikomeye. Ntabwo buri butumwa bwoherejwe n'uwo mwahoze mukundana busobanura ko ashaka kugaruka. Abantu benshi bakora ikosa ryo guhita batekereza ko urukundo rugarutse, ariko siko buri gihe biba bimeze. Hari ushobora kukwandikira ashaka kureba uko umeze, hari ushobora kuba afite ikibazo ashaka kukubaza, hari n'ushobora kuba yumva afite icyaha yagukoreye ashaka kugusabira imbabazi kugira ngo yumve aruhutse muri we, hari n'ushobora kuba yaributse gusa ibihe mwanyuzemo. Ni nayo mpamvu mbere yo gusubiza ugomba kubanza gutuza. Reka nguhe urugero. Tekereza ku muhungu witwa Claude yakundanaga n'umukobwa witwa Diane. Nyuma y'igihe Diane yaragiye aramuta, maze urukundo rurarangira. Claude yamaze amezi menshi ababaye, yaje kwiyubaka buhoro buhoro. Umunsi umwe Diane yohereje ubutumwa bugira buti muraho Claude yahise asubiza ati ndacyagukunda, wansize mbabaye cyane, ese urashaka ko dusubirana? Utekereza ko wowe byagenze bite? Claude yahise agaragaza amarangamutima yose yari amaze igihe ahisha, nyamara yari ataramenya impamvu Diane amwandikiye. Iyo ni ikosa abantu benshi bakora. Iyo uwo mwahoze mukundana kwandikiye, ijambo rya mbere ugomba kuvuga ni ijambo ryubashye kandi rituje. Nk'urugero ushobora kuvuga ngo muraho, nizere ko mumeze neza. Iryo ni ijambo rihagije, ntabwo ukeneye guhita uvuga byinshi, ntabwo ukeneye guhita uvuga amateka yose y'urukundo rwanyu, ntabwo ukeneye guhita ubaza niba ushaka gusubirana nawe. Tangira witonze. Hari abantu benshi bavuga bati ariko se n'ibyamubabaje, ese nintamusubiza bwo ntabwo biri mumugireho ikibazo? Oya, ahubwo amagambo make kandi atuje agaragaza ko ufite ubwenge kandi uko ushoboye kugenzura amarangamutima yawe. Umuntu uzi kwigenzura ahora yubaha kurusha uvuga ibintu byose bije mu mutwe. Ikosa rya kabiri abantu bakora ni ukurakara. Hari ushobora guhita asubiza ati wanyandikiye kubera iki, ni icyo ushaka? Nyuma y'ibyo wankoreye uracyafite ubutwari bwo kunyandikira? Ayo magambo ashobora guteza intonganya zitari ngombwa. Nubwo umuntu yaba yaragukoreye nabi, ushobora gusubiza mu buryo bwiyubashye. Kwitonda ntibisobanura ko wemera ibyo yagukoreye, bisobanura gusa ko uri umuntu mukuru ushoboye kugenzura amagambo ye. Hari ikindi abantu bakunze kwibagirwa. Ntabwo buri muntu wigeze kugusiga aba ari umwanzi wawe. Hari igihe ushobora kuvugana n'uwo muntu nk'abantu babiri bafitanye ubwubahane, nta rwango, nta ntambara. Reka dufate urundi rugero. Umukobwa witwa Chantal yigeze gukundana n'umuhungu witwa Patrick. Baratandukanye hashize umwaka. Patrick yandikira Chantal ati nizere ko ubuzima bwawe bumeze neza. Chantal ntiyahise yishima cyane, ntiyanarakaye. Yaramusubije ati murakoze, nanone nizere ko nawe umeze neza. Ikiganiro cyakomereje aho, nta gihunga, nta marira, nta kwihutira gufata imyanzuro. Icyo ni cyo abantu bakuru bakora. Ikosa rikomeye cyane ni uguhita ubwira uwo muntu ko wamukumbuye cyane. Abantu benshi batekereza ko ari byo byerekana urukundo, ariko rimwe na rimwe bishobora kugushyira mu mwanya utari mwiza. Mbere yo kuvuga amarangamutima yawe, banza umenye impamvu uwo muntu agarutse, menye icyo ashaka, menye ikimuzanye. Nyuma y'ubwo ushobora gufata icyemezo gifatika. Hari n'igihe umuntu akwandikira asaba imbabazi. Aha niho abantu benshi bakora amakosa abiri. Hari abahita bemera byose, hari n'abahita bamwanga burundu. Ariko ushobora kuvuga uti ndashimira ku mwanya wawe wafashe wo gusaba imbabazi. Iryo jambo ririyubashye kandi rigaragaza ko ufite umutima mwiza. Wibuka ko imbabazi no gusubirana atari ikintu kimwe, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kubabarira umuntu ariko ntimusubirane. Ushobora kumwemerera imbabazi ariko mugakomeza buri wese akinyirira inzira ye. Ibyo ni ibintu bibiri rero biba bitandukanye, binahabanye kure cyane. Hari abantu batinya kudasubiza ubutumwa, ariko rimwe na rimwe kudasubiza nabyo bishobora kuba igisubizo. Niba ubutumwa bugutera agahinda gakomeye, niba uwo muntu yarakugiriye nabi cyane, niba ikiganiro gishobora kongera kugusubiza inyuma, ufite uburenganzira bwo kutinjira muri icyo kiganiro. Kurinda amahoro yawe si ubugome, ahubwo n'ubwenge. Mbere yo kurangiza, reka mbanze ngo itegeko rimwe rikomeye.
iyo uwo mwahoze mukundana akwandikiye ntukibaze uti ni iki navuga kugira ngo ankunde, ahubwo ibaze uti ni iki navuga kigaragaza uwo ndi w'uyu munsi. iryo ni itandukaniro riri hagati y'umuntu wakuze mu bitekerezo n'utarakura. Ubuzima ni urugendo, abantu baza mu buzima bwacu abandi bakagenda. Hari abadusigira ibyishimo, hari abadusigira amasomo, ariko icyo tutagomba kwibagirwa ni uko agaciro kacu kadaterwa n'uwadukunze cyangwa uwadusize. Agaciro kacu gaturuka ku muntu turi w'uyu munsi. Niyo mpamvu igihe uwo mwahoze mukundana akwandikiye ugomba gusubizana ubwitonzi, mu bwubahane no mu bwenge, kuko amagambo meza yubaka urukundo ruzima, ikindi kandi akanakuhesha agaciro utigeze uhabwa n'abandi. Kandi amahoro ni kimwe mu bintu by'agaciro umuntu ashobora kugira mu buzima bwe. Murakoze gukurikira iyi video, niba igufashije ntiwibagirwe kuyisangiza abandi kugira ngo nabo bungukike iri somo mba mbahaye uyu munsi. Njye nyita Sylvain, nitwa Sylvain Cukumbura. Don't forget subscribe please. Mugire ibihe byiza.